Hari mu myaka ya kera cyane mu duce twari dufite ubwiza karemano ariko tunateye ubwoba cyane. Abantu bamwe bari batuye mu gace kitwaga Mongibo, aho hantu hakaba hari mu kibaya cyari gikikijwe n'amashyamba menshi cyane ariyo bahigagamo. Abari bahatuye bitwaga Mongibo, abandi bari batuye mu kibaya kindi kitwaga Rudabo. Kubera ko ikibaya kitwaga Rudabo, izina ry'umukuru muri bo abari bagituyemo bitwaga Barudabo. Hagati y'Abamongibo n'Abarudabo hari harimo umusozi muremure watandukanyaga witwaga Yehiro, ugashyira itandukaniro hagati yawo. Niho iyi miryango yombi yari yarahoze ituyeho iza gutandukana nyuma, Abamongibo bajya mu kibaya cyabo, Abarudabo nabo bibukwa. Kandi niko urwango rwabo rwari rurerure cyane, no kuba byari kumenyekana ko umuntu waho yavuganye n'uwahandi byari gutuma yicwa. Hari hashize imyaka myinshi batandukanye, ku buryo bamwe mu basore bakuru batari bazi neza aho urwango rwabo rwaturutse. Kereka iyo hagiraga ugira amatsiko akabibaza umusaza mukuru muri bo wabaga ushaje kurusha abandi. Umugoroba umwe mu kibaya cya Rudabo bari banzuye ko bagiye kwica umukobwa wari wararenze ku itegeko agakundana n'umusore mu Bamongibo. Mu bintu bitari byemewe ko ari ugukundana nabo, cyane cyane ko no guhura bitashobokaga. Bose bari bicaye ku muriro bashobewe bari kumubaza uko yamenyanye nawe, yanze kubasobanurira. Muri ibyo bibaya bubakagamo inzu zubakishijwe imigano arizo buri muryango ubamo, no kuvuga umugabo, umugore n'abana babo. Iryo tsinda ryose ry'Abarudabo buri muryango wararaga mu nzu y'imigano kandi ikomeye ifashe ku giti cy'umuvumu cyangwa ku bindi biti. Iyo habaga hari umusore ugiye kubana n'umukobwa bagashinga umuryango mushya, bariteranyaga bakamwubakira inzu mu migano. Uwo yabaga ashakanye n'Umurudabo mugenzi we wo mu wundi muryango. Babaga bafite imibu yorosa kugira ngo imbeho itabica. Izo mpu nizo babaga barakuye ku nyamaswa bariye kandi nizo bakoragamo imyambaro. Kubera ko muri ibyo bibaya n'amashyamba yarabakikije habagamo inyamaswa zirya inyama zashoboraga kurya abantu, kurara hanze byabaga biteje akaga gakomeye. Umuntu wakoraga ikosa ryoroheje mu muryango bamurazaga hanze, gusa akarara iruhande rw'umuriro. Uwo yabaga afite amahirwe yo kuramuka kuko inyamaswa zose zatinyaga umuriro cyane. Ikindi ntiyararanaga imbeho kuko yabaga yumva ubushyuhe bwawo. Aho ariko byabaga ari ku ikosa ryoroheje nko gusuzugura ababyeyi, kubangamira bagenzi be cyangwa kugira ubunebwe ntakore. Icyaha bafataga nk'ikigomba kwicisha umuntu nta maka ni icyo kuba umuntu waho yari kuvugana n'Abamongibo. Mu bihano byahabwaga umuntu wahirahiraga akavugana nabo harimo kwicwa. Uwo mukobwa bari bagiye kwica we yari yarakoze ibirenze ibyo, akundana n'umusore waho. Guhita bamwica bumvise bidahagije, banzura ko yagombaga kwicwa banje kubabazwa cyane. Nubwo bacanaga umuriro bibavunnye bikaba byarabatwaraga umunsi wose, bemeye kuwuzimya. Iryo joro bagombaga kurara nta muriro uhari kugira ngo inyamaswa z'inkazi zize zimurye. Mbere yo kuwuzimya ariko abatuye mu kibaya bose, cyane ko batari benshi, buri muryango, umugore n'umugabo n'abana bari bateraniye ku muriro. Abari aho bose baririmbaga izina ry'uwari ugiye kurazwa hanze bavuga bati Zaina, Zaina. Niko byagendaga iyo babaga bagiye kwica umuntu wese wabaga yarenze ku mategeko. Umusaza mukuru Rudabo nyirizina yaramwegereye aramubaza ati watubwira uko wamenyanye n'uriya musore? Umukobwa nawe aho kumusubiza aramwihorera. Rudabo ati Zaina, nta muntu mvugisha kabiri, mwamenyanye mute? Ese ntiwari uzi ko ari amahano? Zaina yakomeje guceceka. Rudabo wafataga imyanzuro yarababwiye ati ntituramutera icumi iri joro. Imiryango yose yari yakoranye begereye umuriro. Uwo muriro wirirwaga waka ukarara waka, ntiwigeraga uzima kubera ko wabonaga undi bibagoye. Ariko yarababwiye ati agomba kumara izuba rimwe n'amajoro abiri aboshywe. Iri joro agiye kurimara hanze, naramuka nyuma y'izuba ry'ejo amaze gusonza tuzamuraza hanze nabwo. Umuriro wo tugiye kubanza kuwuzimya, niba icyo atararibwa n'inyamaswa azahirirwa, namara umunsi atishwe n'inzara azongera harare. Niba icyo akiri muzima nta nyamaswa yamuriye, tuzamutera icumu mu rubavu tujye kumujugunya kuri uriya musozi wa Yehiro. Abantu bose bari batinye bibaza ukuntu muzehe Rudabo yamenye ko Zaina akundana n'umusore w'Umumongibo. Nta n'umwe wari warababonanye kandi ku manywa yabaga ari kumwe nabo bajyanye gushakisha imbuto mu mashyamba. Gusa inshuti ye yitwaga Riyara niyo yari yamuvuyemo yabwiye Rudabo uko bimeze. Rudabo nawe yamubikiye ibanga ntiyababwira ko hari uwabimubwiye. Uwo musozi bawujugunyagaho abantu babaga bigometse, ariko nabo baritwararikaga kandi abandi bajugunyeho ntibabanzaga kuzimya umuriro. Zaina we bamufataga nk'uwakoze amahano ndengakamere, niyo mpamvu babanje kuwuzimya. Yari uwa gatanu ugiye kwicwa, ariko akaba uwa mbere mu bakobwa, akaba n'uwa mbere mu bari bagiye gukorerwa ibyo byose mbere y'uko bapfa. Bari bamuzanye hanze bamuziritse, nta nyama cyangwa imbuto bari bamugaburiye kuri uwo munsi. Yaraheruka izo yaririye kuri Yehiro we n'uwo musore bakundanaga. Umuriro babanje kuwuzimya bamusigaho bajya kuryama. Icyakora bwarakeye basanga nta nyamaswa yamuriye. Inzara yari itangiye kumwica, Rudabo asaba ko yirizwa aho ngaho ku wundi munsi akaba aribwo yicwa mu gitondo. Iryo joro nabwo bose barariye imbuto ntibotsa inyama kuko nta muriro wari uhari. Wa mukobwa Riyara yari yaragiye kumuregera Rudabo azi ko byoroshye. Yibwiraga ko wenda bazamwicaza bakamugira inama bakamubuza urwo rukundo, ariko byagenze uko atabitekerezaga. Bari bagiye kumwica nta kindi kibayeho. Rudabo we yavugaga ko bahora babibabwira, afata Zaina nk'uwakoze amahano ku bushake. Nubwo Riyara ari we wari waramuregeye Rudabo, yamugiriye impuhwe. Muri iryo joro amusanga hanze amusaba imbabazi, amubwira icyo yatekerezaga ajya kumurega.
kugira ngo amwereke ko atabeshya yamuzaniye ibyo kurya. Icyakora yanze kumuzitura imigozi bari bamuziritse, yanga no kumucikana ngo bahunge iryo joro kuko yumvaga inyamaswa yazabarya n'ubundi bagapfa, cyane ko bari abakobwa gusa. Bwakeye Zaina ari muzima bamwirizaho, burira bucya ari muzima nabwo. Zaina no muri iryo joro rya kabiri yaragarutse amwitaho, amuha ibyo kurya. Mu gitondo kindi imiryango yose yagiye kureba niba atarapfa, basanga ari muzima. Ubwo haburaga ko Rudabu afata umwanzuro akamutera icumu mu rubavu, bakajya kumujugunya kuri wa musozi ubona Abamongibo batandukaniyeho. Abo mu muryango we bari bategetswe kutaririra mu ruhame kugira ngo buri wese abone ko yakoze icyaha gikomeye, agakundana n'umusore waho, kandi mu Barudabu hatabuze umusore. Hari n'abageragezaga kumurambagiza akabanga. Muri icyo gihe kurambagiza byabaga bigoye ariko binoroshye. Iyo umusore yabaga yakunze umukobwa, yakoraga uko ashoboye akamushakira uruhu rw'inyamaswa rwo kujya yiyorosa. Yamushakiraga n'urwo azajya yambara rwiyongeraga ku rwo yabaga afite. Ubusanzwe abantu bikenyezaga impu ku myanya y'ibanga, ariko umuryango wabaga urimo umuhigi ushoboye, abantu bo yabambikaga impu ndende bakagira izo bararaho n'izo biyorosa. Umusore niyo turufu yonyine yakoreshaga ngo afatishe umukobwa yo kumuzanira uruhu batabipanze. Umukobwa yabonaga arumuhaye nawe agahita abyibwira. Iyo yabaga yamukunze nawe, uwo munsi yajyaga mu ishyamba agashakisha imbuto zitukura akazizanira muri urwo rugo rurimo umusore wamuhaye uruhu. Umusore yabaga abonye ikimenyetso cyiza cy'uko yamukunze, hanyuma mu gitondo agasaba abandi bagabo n'abasore bakamwubakira inzu mu migano. Zaina we rero bari baramuhaye impu nyinshi, yaranze kujya kuzana izo mbuto ngo azihe umwe muri iyo miryango. Iyo yananirwaga kuzibashyira hari ikindi yashoboraga gukora, yari kubasura akabaganiriza agasangira nabo ku byo asanze. Iyo umukobwa yabaga yabuze imbuto agahitamo kujya gusura uwo muryango, umusore yamwokerezaga inyama nziza itarimo igufwa, umukobwa yakwemera ko bayisangira, ubwo akaba yemeye kumubera umugore. Ibyo nabyo Zaina ntiyari yarabikoze. Iyo umukobwa yabaga yaremeye umusore, uwo musore akamara kubaka inzu ye neza, yajyaga kumureba nijoro akajya iwabo akamuhamagara ari hanze. Yahitaga abyuka bakajya kubana. Iwabo bajyaga kubibwira umuyobozi wabo, akabyutsa abandi bose bakarara ku muriro muri iryo joro baganira. Ababaga babanye babahaga iminsi 2 yo kubagaburira, umugabo adahiga n'umugore atajyana n'abandi bagore gushaka imbuto mu mashyamba. Abo basore n'imiryango yabo bose ni ukuvuga bari baragerageje kumuha impu akanga kubashyira imbuto, bari bararakaye. Kumva ko yakundanye n'Umumongibo byababaje kurushaho n'imiryango yabo, bifuza ko yicwa hatabayeho gutinda. Rudabu wari ugeze mu zabukuru yafashe icumu rimujomba mu mugongo atabanje kumwambura uruhu yari yiyoroshe. Ryari rityaye riraruca rimufata mu mbavu. Yahise arirembura, bose babona ko apfuye. Babonye apfuye bategereza ko amaraso arekeraho kuva, bakabona kumutwara bakajya kumujugunya ku musozi. Ariko mbere yo kumujugunya babanzaga gukora imihango. Bose bagombaga kujya mu nzu bakamuririra bakabona kugaruka. Kubera ko nta masaha bagiraga, hari umugezi woherezagaho umwana muto akagenda yiruka ahagarukiye, bose bakabona kuva mu nzu bakaza hanze. Uwo mwana baramwohereje nabo batangira kujya mu mazu yabo. Wa mukobwa Riyara wari waramureze yakomeje kumugirira impuhwe, acunga abandi bagiye kwinjira baguma hanze. Yarabibonaga ko Zaina atapfuye neza, ariko bo bagiye mu nzu bizeye ko bagaruka yapfuye bitewe n'amaraso yamuvagamo ari menshi. Yaramwegereye ati yo ninjye utumye wicwa disi, inkuru yawe y'urukundo irarangiye, wakunze umusore none birangiye upfuye kubera njye. Yatangiye kurira gake gake, Zaina yubura amaso, yarabona ko ari muzima koko. Ubundi iyo umuntu yabaga atewe icumu, undi yashoboraga kumuvura akoresheje umuriro akabanza gutwika ku gikomere ngo amaraso adakomeza kuva. Ariko kubera ko bifuzaga ko aribwa n'inyamaswa mu majoro bamurazaga hanze, babanje kuzimya mu minsi 2 yose. Riyara yakomeje kurebana na Zaina mu maso, yatewe icumu n'umusaza Rudabu mu rubavu kubera we, amaraso ari gusohoka ari menshi, aramubwira ati humura ntabwo upfa ndahari. Zaina ntiyashoboraga kuvuga, imbaraga zari zamubanye nkeya. Riyara yagenzuye neza ngo arebe ko nta muntu umureba, aramwegura asanga icumu barishinze mu rubavu ritafashe mu cyico. Ntiryari ryafashe mu bihaha cyangwa ku mutima, ahubwo ryanyuze ku ruhande rw'imbavu bitewe n'uko ryabanje gucibwa intege no kunyura mu ruhu yari yiyoroshe. Icyatumaga amaraso ava ari menshi nuko ryari ryamukomerekeje afite igikomere kinini. Riyara yabonye ko nubwo yashoboraga gupfa atari guhita apfa ako kanya. Nubwo icumu ritari ryanyuze mu myanya y'ingenzi y'umubiri nk'uruhago, umwijima cyangwa umutima, bigaragara ko yitaweho yashoboraga kubabara cyane ariko akabaho, yarahangayikishijwe na wa mwana bari batumye ku mugezi. Umunota kundi yashoboraga kugaruka, bagahita basohoka bakajya kumujugunya hejuru ku musozi wa Yihiro. Yakoresheje imbaraga ze zose ngo amuvure mbere y'uko agaruka, ariko yibazaga nanone ukuntu baraza gusanga yamuvuye ntibabikeke. Yabwiye Zaina ati ntuze kuvuga namba, uceceke ukomeze wipfushe. Yari yarabonye nyina avura se wari waratewe icumu na mugenzi we bagiye guhiga. Yateye icumu azi ko agiye guhamya inyamaswa yari muri imbere, icumu rinyerera ku giti rifata se wa Riyara. Riyara yabonye ko bamuvuye, yari azi gufunga imitsi no gukanda hakomerekejwe kugira ngo agabanye cyangwa ahagarike kuva kw'amaraso. Yigiye hirya aca ibibabi bikomeye by'icyatsi bakoreshaga bivuza, abikandisha ku gikomere. Amaraso yatangiye kugabanuka, afata umusenyi woroshye washoboraga gushyirwa ku gikomere kuko byatumaga cyuma vuba nawe awushyiraho. Yakomeje kugerageza, arangije ayora amaraso yari yavuye ayimumenaho icumu ryari ryafashe, afata ibibabi byari bisigaye ahora bijugunya, yongera kumworosa rwa ruhu neza apimanyije n'aho icumu ryafashe.
yaramubwiye ati ukomeze wipfushe ndagusanga ku musozi ku mugoroba ndebe ko utarapfa. Ibyo byose yabikoraga wa mwana bari batumye kumugeza ari hafi kugaruka. Akigaruka yabonye Eliya ahagaze hejuru ya Zayina, yanga kumwiyereka abahagaze aho amwihishe ngo abanze yitegereze neza ibyo yari arimo. Eliya nawe yibwiraga ko nta muntu wamubonye, agenda yomboka ahagarara inyuma y'inzu y'iwabo. Se yarahangayitse avuga ati umukobwa wanjye ari he? Yasuzugwa itegeko nawe ashobora kwicwa. Muri icyo gihe nta muntu n'umwe wari wemerewe gusohoka wa mwana ataragaruka. Umwana yakomeje kwitegereza Eliya, abonye ko agiye kwegama ku nzu y'iwabo, abanza kwitinzatinza ngo ataza kumubona agakeka ko yamubonye hanze. Rudabu yabonye umwana ari gutinda arunguruka hanze mu buryo atari yiteze, abona Eliya ahagaze hanze y'inzu y'iwabo. Yamwitegereje cyane mu mutima afata icyemezo. Zayina aho yari aryamye yakomeje umutima ntiyataka. Yari abizi ko nataka baramenya ko ari muzima bakamuhohora. N'ubundi mbere yo kumwikorera bari kubanza kumutwikiriza impu z'inyamaswa babaga barishe, bakamujyana bakamusigaho ku musozi. Mu minota mike wa mwana yiyemeje kwerekeza kwa Rudabu. Yagiye yiruka akigerayo Rudabu akomanga icumu ku ibuye, nuko bose bahita basohoka bishimye. Nta wari wemerewe kuririra mu ruhame mu gihe umuntu yabaga yahanwe cyangwa ngo agaragaze agahinda. Zayina yari yipfushije kuko basanga ari muzima bari kumwica. Bamushyize mu ruhu bamuzingiramo wese kubw'amahirwe ku birenge ntibafunga neza ku buryo umwuka wanyuragamo akabasha guhumeka. Mu kumutwara bazanye ibiti bibiri birebire bazirikaho ibindi bitambitse, bamuryamishaho abagabo babiri imbere n'abandi inyuma. Yari yacitse intege cyane. Nubwo Eliya wamugambaniye yari yagerageje kumufasha, icyizere cy'uko ashoboraga kurokoka cyari gike. Bamujyanye hejuru ku musozi bamurambika iruhande rw'igiti kirekire bari barashyizeho umurambo wa Yehiru, ari we witiriwe uwo musozi kuko bavugaga bati waraduhuzaga ariko urongera uradutanye. Barongeye baramanuka bagenda bazi ko inyamaswa zizamurya. Eliya yarahangayitse avuga ati ibyo nakoze ntibihagije, ashobora gupfa n'ubundi. Yumvaga atazibabarira na gake. Bageze mu kibaya wa mwana aza kubwira Rudabu ati mu kugaruka nabonye Eliya yarahagaze hejuru ya Zayina, sinzi icyo yakoraga gusa intoki ze zasaga n'izakoze mu maraso. Rudabu yaramushimiye ati humura nanjye namubonye. Yategetse ko bazirika Eliya bakamuryamisha hanze akamara iminsi 2, yashira atarapfa bakaba bamubabariye. Niwe wari waratanze amakuru ya Zayina, rero ntiyashakaga kumwica. Abarudabu bateye hejuru babaza icyo azira, nabo basobanura ko yabonye Eliya hanze abandi bari mu nzu. Yatangaje ko batamwica, yanzura ko agomba kumara iminsi 2 atarya atiherera azirikiye hamwe, yabirokoka akababarirwa. Kubera ko bari bazimije umuriro kandi ubuzima bugomba gukomeza, bacanye undi. Umuriro wari kimwe mu byo bubahaga cyane. Wabafashaga mu gutunganya amafunguro kuko ibyo baryaga byose babyotsaga. Bawutagaho imbeho ikagabanuka ukabakingira inyamaswa kuko nijoro zawutinyaga. Bajyaga kuryama bagacana mwinshi kugira ngo bagire ubushyuhe basinzire. Ariko byasabaga ubwenge n'ubushishozi bwinshi kugira ngo bawucane. Bari bafite uburyo bwinshi bakoreshaga bawucana. Uburyo bumwe bwari bwo gukuba igiti ku kindi bihuse. Gusa gukuba igiti ku kindi ari ubwo byagoranaga, bagafata igiti bakagikuba ku rutare bakabikora vuba cyane, ubushyuhe bukaza gahoro gahoro kugeza ubwo habonekaga udushashi tw'umuriro. Iyo ubwo buryo bwemeraga bahitaga bafata utwatsi tworoshye bakadushyira hejuru ya cya giti bakubaga ku kindi cyangwa ku ibuye, umuriro wakwaka ugahita uzamukiramo. Kubw'amahirwe umuriro waratse, Rudabu ahita aremesha inama, bazana ibiti bashyira hejuru y'umuriro, barawukikiza, abibutsa amategeko bagenderagaho n'ibihano byagombaga gutangwa mu gihe umuntu yarenzeho. Eliya we yari yamaze kuzirikwa, nta kundi yari kubigenza ngo ajye gutabara Zayina, wenda muhe imbuto zari gutuma agarura amaraso yari yatakaje. Mu mutima yatangiye kwibuka uko yamugambaniye. Ubundi mu ijoro rimwe Zayina yashwanye n'iwabo banzura kumuraza hanze. Icyo nticyari igihano kimeranyijweho n'itsinda ryose, ariko cyaratangwaga mu gihe umwana yasuzuguye abo mu rugo. Kubera ko buri joro bararaga bacanye umuriro, Zayina bamuraje hanze kuko yari yagiye mu ishyamba akagaruka nta mbuto azanye. Yajyanye n'abandi bakobwa koga mu mugezi babonye mu ishyamba bubiriraho. Se akimuraza hanze, Zayina yegereye umuriro. Yatangiye kubura amahoro, aribwira ati sinasinzira. Kandi na hano nshobora kuribwa n'igikoko nubwo umuriro uri kwaka. Reka nzamuke hejuru ku musozi wa Yehiru, nabo babuzanyije kujyaho. Ndebe uko hameze ngaruke butaracya. Icyo gihe ukwezi kwaracanaga, ariko muri iyo minsi kwendaga kugenda. Yazamutseyo ahageze ahasanga umusore wari uryamye asinziriye. Yashatse kwiruka, umusore nawe ahita akanguka. Zayina yaramuvugishije, umusore ahita yumva ko badaturuka mu kibaya kimwe. Nubwo ururimi rwari rumwe, uburyo bavugagamo amagambo bwabaga butandukanye. Umusore yaramubajije tuje gukora iki hano, uri mu Rudabu? Yagize ubwo baratakamba ati ntunyice, nari nje kureba uyu musozi batubuza kuzaho ngo ndebe impamvu. Umusore ati ijoro kandi uri umukobwa. Zayina yakomeje kumwinginga ngo ntamwice. Uwo musore yari aryamye iruhande rw'icumu rye rirerire yegereye igiti. Yatangiye gutitira kubera ubwoba, umusore amureba yitonze kuko ukwezi kwamumurikaga mu maso. Yamubajije izina Zayina ararimubwira, umusore nawe ati nitwa Karemu. Nanjye nje hano bwa mbere, iwacu turaba Mongibo. Ariko batubuje gushyikirana namwe kandi uyu musozi uradutandukanya. Bavuga ko ari imiryango yacu yahoze ituyeho kera muzehe Rudabu na Mongibo batarashwana. Ariko twe Mongibo yarapfuye, mwebwe se Rudabu aracyariho? Zayina ataracyariho ntarapfa kandi mbona agifite imbaraga.
Bahise batemberera muri iryo shyamba ahantu hari hateye ibiti by'imivumu bigaragara ko kera bari bahatuye. Baratemberanye baganira byinshi ku kuntu babayeho n'ibindi. Iryo joro bishimiye ibihe bagiranye, mu rukerera buri wese asubira mu kibaya yaturutsemo. Mbere yo gutandukana, Karemu yamusabye kuhagaruka bakaganira. Buri masaha y'ijoro Zaina yazamukaga umusozi abandi baryamye, akaza akaba ari kumwe nawe. Yasangaga yamuzaniye inyama zokeje z'inyamaswa, Zaina nawe akamuzanira ku mbuto. Icyabashimishije kurushaho nuko kuri uwo musozi bahasanze igiti cyeraga imbuto zarimo utubuto imbere. Barazicaga bakazisangira, bwajya gucya bagasubirayo. Zaina yatangiye kumwiyumvamo cyane, abibwira inshuti ye Riyara. Riyara yamubujije gusubirayo, ati nusubirayo hari igihe bazakuvumbura, kandi nibakuvumbura bazakwica. Yanze kumwumvira akomeza kujya kuri Yehiru agahura na Karemu. Yatahaga amubwira ukuntu Karemu ari umusore mwiza uganira kandi uzi guhiga cyane. Kuba umuhigi mwiza byabaga ari ishema ku mukobwa. Umusore yakundirwaga ko ashobora guhiga kuko byabaga bisobanuye ko n'umuryango azawitaho. Abagabo babaga bashinzwe guhiga, abagore bashinzwe gushaka imbuto mu mashyamba. Riyara yakomeje kubabazwa nuko yari yarakundanye n'umusore utemewe, bigera igihe ajya kumurega kuri Rudabu wari ushaje kandi ari gufata ibyemezo. Niko guteguza imiryango yose igahurira hamwe ikiga ku kibazo cya Zaina. Bamubajije uko yahuye n'uwo musore yanga kubibabwira. Riyara ari kumurega kuri Rudabu yamubwiye ko yahuraga nawe mu ibanga. Yavuze bike ko Zaina yanze kumubwira aho bahuriraga, ariko nyine akanga kubyihererana. Zaina bamubajije aho yahuriraga na Karemu, nawe yanga kugira icyo ababwira. Ibyo byari ibyaha bibiri, icyo guhura n'Umongibo no kwanga kubwira imiryango yabo yose uko yahuye nawe n'aho bahuriraga. Kubibabwira ariko byari kumushyira mu kandi kaga gakomeye. Kuvuga ko ariho yahuriraga na Karemu byari gutuma babanza kumuca umutwe kandi ntiyifuzaga gupfa atyo. Kuri iyo migoroba Zaina bamuraza hanze, Karemu yazaga ku musozi agatembera akamubura, bwajya gucya agasubirayo. Ku munsi wa gatatu ho yarazamutse asanga haryamye, imbaraga zari nke yuzuye amaraso. Yagerageje kumuvugisha, Zaina avugira hasi. Yakomeje kumwinginga ageze amubwira uko ibintu byose byagenze mu mbaraga nkeya. Karemu yabonye igisebe cye kiri hafi kuma, amaraso atakiri kuva. Yahise ahitamo kumumanukana akamujyana iwabo. Yibwiraga ko nubwo batumvikanaga n'abantu b'Abarudabu babanga kubi, ariko ko batari kumuhanira ko hari uwo yatabaye. Yaramuhetse aramutahana, amusezeranya ko iwabo ntacyo bamutwara. Yamugejejeyo nijoro, Karemu na nyina bafata igishirira cy'umuriro hanze, bareba neza igikomere cye. Bamugiriye impuhwe baramuvura, bamuha n'imbuto bari bizeye ko zatuma agarura amaraso. Ariko n'ubundi yari agikomeje gucika intege. Nta kabaraga namba yari afite. Bakomeje kumwitaho burinda bucya ari uko bimeze. Karemu yinginze nyina amusaba ko atavuga ko muri urwo rwara rwariye umuntu. Yarabyemeye, Zaina baramuvura, agira hasa nk'uwakize. Karemu yari afite inshuti yitwaga Tariki. Iyo nshuti ye bajyanaga guhiga ari abahanga cyane. Yaje kumusura ahasanga Zaina. Karemu ntacyo yamuhishaga, yamubwiye akantu ku kandi. Yagize impungenge, ati umukuru nabimenya araguca. Iyo umuntu yakoraga ikosa rikomeye bamwirukanaga mu itsinda akajya kure yabo. Ni nkaho babaga bamwishe kuko babaga bizeye ko nagenda azahura n'inyamaswa zikamurya, cyangwa akisanga mu Barudabu batagiraga impuhwe bakamwica. Iyo birukanaga umuntu hari igihe yaburaga abantu bo kubana nabo, akazarinda apfa adahuye n'abandi, kandi byabaga ari umuziro ko yagaruka. Tariki yarebye Karemu aramubwira ati nibakwirukana nzabana nawe, aho uzajya nanjye nzaza tubane. Nyina wa Karemu nawe yatekereje ko nasigara aho hantu ari wenyine mu gihe umuhungu azaba atagihara azicwa n'irungu. Nanone ntiyari kuzabona uko arya inyama kuko Karemu ari we wahigaga, umugabo we yarapfuye kera. Bakomeje kubiganiraho mu buryo butunguranye, babona uwari uhagarariye Abamongibo arinjiye. Uwo musaza yari yamenye amakuru yahawe n'umuntu wari uri kubumviriza ahagaze inyuma y'inzu yabo. Yahise ahamagaza inama, Karemu n'uwo mukobwa babashyira hagati. We yanze ko babica ati ndabirukanye, bave hano bagende. Iri joro ni irya nyuma ryo kuba bari hano, ubuze gucya tutakibabona. Tariki yateye hejuru, atariko mbere ya byose ubundi mwapfuye iki n'Abarudabu? Ko Mongibo yapfuye kera, kuki urwango rwakomeje? Umuyobozi yararakaye, ariko abandi bana bari bakiri bato nabo batera hejuru bati mutubwire tumenye impamvu tutagomba kuvugana nabo. Yaratuje basaba kwicara hasi kugira ngo babwire ayo mateka. Yarababwiye ati hariho umusaza witwaga Yehiru, ariwe twitiriye uriya musozi. Uwo musaza yari yarabyaye abahungu benshi, abakuru ari bo Mongibo na Rudabu. Ariko Yehiru aza kubona ko we n'abantu be bamaze kuba benshi, abamukomokagaho bose baba Yehiru, abasaba ko bimuka bakajya kuba ku wundi musozi. Ntiyaje wenyine, hari indi miryango yamwiyunzeho baza kuri uriya musozi. Ku musozi habaga igiti cyakomezaga gukura kikaba kinini, ariko nawe arushaho kugenda asaza. Umunsi umwe agiye kukicara munsi ari nimugoroba. Yari umuhanga ari utugira inama y'icyo gukora. Hanyuma cya giti kiza kuvunika itabi. Iryo tabi ryaguye mu mutwe ahita apfa. Nyuma yo kumuzingira mu mutwe ukamushyiraho, twaje kumenya ko umuhungu w'umuryango wa Rudabu ari we wuriye ku giti, iryo shami rikavunika. Yarisize riregarega, Yahira hicara atabizi, umuyaga uje urarihanura rimugwa mu mutwe. Ubwo Mongibo yararakaye asaba Rudabu kwica umwana we. Rudabu yarabyanze, imiryango imwe iramushyigikira ivuga ko umwana adakwiriye gupfa, indi ishyigikira Mongibo ivuga ko umwana akwiriye kwicwa. Twahise tujya ku mpande ducikamo kabiri. Imvururu zakomeje kwiyongera, birangira Mongibo abwiye abantu bati twigendere dusiga Abarudabu hano tujye mu kibaya.
twarabyemeye turamanuka duhindura izina twitwa Mongibo aho gukomeza kwitwa Abayehiru kuko n'ubundi we yari amaze gupfa. Abasigaye nabo biyise Abarudabu kuko Rudabu ari wari umuyobozi wabo mukuru. Mongibo yari umuyobozi mwiza kandi abari bamushyigikiye bari abahanga cyane, bazi gucana umuriro vuba, bazi guhiga kandi bazi kubaka inzu zikomeye. Mongibo ati nta bandi ni Abarudabu bawuzimije dusinziriye. Byakomeje kubaho bituma intambara irota. Mongibo ubwe yaraye hanze ijoro rimwe abona Umurudabu aje kwiva umuriro. Yafashe igiti cyakagaho umuriro mwinshi agishyira ku ruhande, afata amazi yari yazanye ayasuka mu muriro urazima, arangije azamuka yiruka. Mu gitondo yarabitubwiye tujya gushozayo intambara, twararwanye cyane hapfamo abantu benshi. Uwo muyobozi wabasobanuriraga byose yagize agahinda, afata icumu rye arijugunya ku giti, apfukama hasi ararira. Abandi bose barapfukamye bararira bakomeza kurira cyane. Karemu nawe yari yapfukamye, Tariki ari uko, Zaina n'abandi bose nabo ari uko bari ku mavi. Uwo musaza wari umwe mu bakuze kurusha abandi yaryamye hasi yubamye n'abandi barubama, arahaguruka yicara hasi ararira n'abandi bose bibuko. Yahamagaye izina rya Mongibo inshuro 7 nabo baramwikiriza. Yikomanze mu gatuza ubugira gatatu, abandi baramwitegereza, afata ibuye bakoreshaga babaza amacumu mu biti yikata mu gatuza. Abandi bagabo nabo uko bari aho barabikoze, amaraso aravirirana. Zaina yatangiye kugira ubwoba akeka ko bagiye kumwica. Abo bantu bari bababaye barongera basakuriza hejuru, noneho barakaye bavuga izina Rudabu. Bahise bafata amacumu yabo bitegera ibiti byari hakurya. Ibyo biti byashushanyaga Abarudabu. Igikorwa cyo gutera amacumu mu biti cyagaragazaga ko bifuza kubica bakabamaraho. Zaina yatangiye gutitira, uwo muyobozi akomeza agira ati mwese uko muri aha muzi neza ko Mongibo yaguye mu rugamba. Kwikata gutya tukivusha amaraso ni ukugira ngo tumwibuke. Gutera amacumu ku biti ni ukugira ngo tugaragaze ibyo tugomba gukorera Abarudabu kuko ari bo bamwishe. Bicaye hasi aguma ahagaze akomeza agira ati muri iyo ntambara tukimara kubona Mongibo wari wishe Abarudabu benshi apfuye, natwe twarwanye n'imbaraga nyinshi. Abarudabu bagize aho baranishwa bamanuka hasi, abarokotse bajya guturayo ngo kuko urwango rwakomeje gukomera. Yabwiye Karemu ati none rero wowe Karemu wahisemo kubana n'umukobwa w'umubanzi wacu kuva kera. Twakabaye tumwishe nawe tukakwica ariko ntitwabikora kuko urugamba twarwanye abagabo nibo barwanye gusa, abagore bari basigaye mu ngo. Tuzahangana na base, we nimujyane mutazagaruka muri iki kibaya. Abarudabu batera umwaku nibo batuma rimwe na rimwe tubura umuhigo. Turabirukanye ujyane n'uwo mukobwa mutuvira aha kandi ntimuzagaruke. Iri joro rike mutakigaragara inaha. Basubiye mu nzu, Tariki na mama we bamubwira ko gahunda ari yayindi ko bagomba kumuherekeza. Uwo muyobozi yarabizi ko nabo biyemeje guhungana nawe ariko yanze kugira icyo abivugaho. Abantu bose bagiye kuryama, Karemu abwira Zaina ati ubu wamaze kuba uwanjye, aho nzajya tuzajyana, aho nzararuraraho. Nzakurinda ibikoko nkurinde imbeho n'inzara. Humura njye nawe tuzaba umuryango mugari. Ntibyatinze igicuku cyarageze, bafata uruhago bari barakoze mu ruho babikamo imbuto. Zaina yari yishimiye mu mutima avuga ati nibura nabashije kurokoka. Ubwo ndi kumwe n'abandi ntacyo nzaba. Abahungu babiri bazaba bandi iruhande hamwe na nyina wa Karemu barahagije. Niyo twajya mu kibaya cyacu twahaba ubuzima bugakunda. Nawe yafashe ikiganza cya Karemu aramubwira ati umuhaye ubuzima. Yarebye nyina na Tariki nabo arabashimira ati aba bantu bose bari bameze nkamwe, imiryango yacu y'Abarudabu yari kuzongera ikihuza n'iyanyu y'Abamongibo kuko yahoze ihuje umukurambere ari we Yehiru. Yarebye nyina wa Karemu na Tariki nabo arabashimira ati aba bantu bose bari bameze nkamwe, imiryango yacu y'Abarudabu n'Abamongibo yari kuzongera ikihuza kuko yahoze ihuje umukurambere ari we Yehiru. Bakomeje kwitegura urugendo, hanyuma Zaina bagira inama yo kuzamuka wa musozi bakararira iryo joro. Kubera ko nta muntu wajyaga kuwuhigaho, yabijeje ko barageraho bakaruhuka, bwacya bakitegereza hakurya aho bashoboraga kwimukira bagaturayo. Yehiru wari umusozi muremure cyane usumba indi yose. Iyo umuntu yabaga uhagaze hejuru yashoboraga kureba kure. Ikibazo nuko hari hakikijwe n'amashyamba, ariko ikibaya n'indi misozi byabaga byigaragaza. Inyamaswa zabaga zihuma nijoro ku buryo abantu babaga bizeye ko hari zabasagarira. Abagabo bari nk'Imana ku bagore babo kuko aribo babarindaga ibyo binyamaswa bitandukanye, bakabahigira kandi bakabaha urukundo. Barabyemeye bazamuka wa musozi wa Yehiru ngo nibuke babanze kureba neza aho bashoboraga kugana. Bazamutseyo ariko Tariki atangira kwitekerezaho cyane. Yatangiye gutekereza uko bizagenda nyuma yo kugera aho bari guhagarara. We nta mukobwa yari ahunganye. Bari bagiye kuba mu buzima bwa bonyine ari bane, ni ukuvuga we, Karemu na nyina hamwe na Zaina w'Umurudabu. Yibajije aho azakura umugore biramuyobera. Yabajije Karemu ati none se Karemu, nitumara kugera aho tugiye njye bizagenda bite? Karemu ati biki se kandi? Nawe ati turahunze ariko njye nta mugore mfite, none bizagenda bite? Yego tuzajya tujyana guhiga tugarukane, ariko se njyewe ninde uzajya inyomora igihe amaho azaba yanjombye? Ninde uzajya apfukaho amabuye yankomerekeje? Karemu yubitse umutwe ati tuzamuka ndakubwira uko tuzabigenda nitugera hejuru. Yarabyemeye bazamuka umusozi ariko atangira kugira ibitekerezo bibi ati nzica Karemu ntware Zaina.
guhiga ndi umwe ntibizananira, nyina wa Karemu azambera umucakara iteka ryose. Mbere yo gusoza iki gice cya mbere usigare wibaza uti bari kwimukira he kandi se bari kubaho bate? Ese ni iki Karemu yari kubwira Tarike cyari gutuma ahagarika iyi migambi mibi? Ese urukundo rwa Zaina na Karemu rwaratsinze? Imiryango y'Abarudabu n'abo mu Ngimbi yose byayigendekeye bite? Yarawuse yabashije kurokoka ibintu byo kumara iminsi ibiri atarya atangwa kandi aziritse bisoza amahoro? Ntuzacikwe n'igice cya kabiri.